Imana igufitiye umugambi. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, kandi iracyafite umugambi ku byo ubona mu buzima bitagenda neza. Watekerezaga ko ubu byaba bimeze neza, watekerezaga ko numara kwiga uzabona akazi, ukagira amafaranga, ukagira umuryango. Ibintu byinshi watekerezaga ko waba waragezeho, ariko mu by'ukuri Imana igufitiye umugambi. Nubwo ibyo watekerezaga bitakunze, nubwo waba ubona ubuzima bugoye, ariko haracyari ibyiringiro by'uko dufite umukiza wacu, akaba ari umurengezi wacu, akaba n'umwami wacu. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Yahuah avuga. Yeremiya 29 igice cya 11. Murabyumva ko Imana idafite umugambi wo kudutererana, ariko ifite umugambi wo kuturema umutima w'ibyo tuzabona hanyuma, igihe cye cyo gukora kigeze, hanyuma asoza ibyo yatuvuzeho. Dutegereze rero twizeye kandi ntiturambirwe, kuko icyo adusaba ni uko tumushakana umutima wacu wose, tumwambaze kandi dusenge, dukiranuke mu buryo bwose. Imana izabikora, igihe cyayo yavuze iyo kigeze nta kibisubiza inyuma. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Yahuah avuga. Yesaya 55 igice cya 8 umurongo wa 9. Intekerezo z'Imana n'imigambi ye biri hejuru yacu, bisumba n'ikirere tureba hejuru yacu. Inzira ze zirenze intekerezo z'umuntu. Haleluya! Muhimbaze Imana kubw'ibyo. Twe dushobora kwibwira ko ibyo twibwira ari byo Imana yibwira, yewe tukanicira n'inzira muri byo, ariko iduhamirije neza ko ibyo yibwira atari byo twibwira. Imana ntigihinduka, uko yari ejo niko ikiri uyu munsi, ni nako izahora. Yizere, imigambi igufitiye ku buzima bwawe ni ya yindi, ntabwo igihinduka. Niyo waba uri hejuru y'umusozi, ntushidikanye ko Imana yacu ni ya yindi kandi ntigihinduka. Imana yacu ibyo yadusezeranyije ni byiza, ni amahoro si ibibi, kandi ijambo rye risohoza ibyo ashaka. Kubera iki se twashidikanya kandi ijambo rye risohoza ibyo ishaka? Kubera iki ibyo tunyuramo bidutwaza igitugu, tukibagirwa ukuri n'ibyiza twasezeranijwe? Niwe rufunguzo, kandi nta cyabihindura. Bishatse kuvuga ko naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Zaburi 23 umurongo wa 4. Dufite umwanzi kandi akora cyane, abashaka kuduheza mu byahise byacu, cyangwa agatuma duhangayikira ibizaza. Ntitwibuke ko n'ibyo turimo ubu nta ruhare tuba twabigizemo. Umwanzi abashaka kutwiba ibyishimo byacu, abashaka kutwiba umubano wacu n'Imana. Iyo turebye muri ubu buzima, ibyo ducamo turebesha n'amaso yacu, ni umugambi w'Imana. Ntabwo twagashidikanyije ko umuremyi wacu, nk'uko hari bamwe bashidikanya. Niba Imana ari nziza kandi igufitiye umugambi, kuki washidikanya aho kugira ngo uyizere? Kuko ariyo igufitiye ibyiza. Wizere umuremyi wawe wakuremye akagushyira mu nda ya mama. Kwizera ntabwo twakubona, rero n'imigambi y'Imana ntabwo wayibona, ntiwayimenya, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana yacu yo mu ijuru irakora ibihe byose. Nk'uko ikirere gisa ubururu ukabona isi idahinduka, izuba rikaba umucyo w'amanywa, ukwezi n'inyenyeri bikaba bimurikira nijoro, ni nk'uko Imana yacu nayo idahinduka.
ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni nziza. Imana yacu ni nziza ibihe byose kandi igufitiye umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana igufitiye umugambi. Haleluya. Muhabwe umugisha. Muhimbaze Yahuah.